Kubera icyo watoranyije kujya kuza kurya ahantu ntube wicaye kuri botike cyangwa muri restaurant isanzwe. Ngamba nshaka kwigaragaza ku karubanda hariho n'ibyese ibyo mureka turya yacu tuba twayavunije ubundi aya masaha ya saa sita buri muntu aba ari kureba nabi. How are you brother? How are you? Nzarira mwisha ntareza zunguza umutwe wumva kada ahubwo ngiye gukora surprise mu kanya ngiye gutungura rwose. Nuguri kwimana surprise ndi kuyitegura. Ari akantu ndi bumugurire ngiye nkamujyanire rero mu mwigaga kariso keza agwa ari nka bya bindi byayago byo kwibaraguzwa yabwo uretse kwibaraguzwa wari wanyambika gutya wanyambika karavati n'umunsi n'umwe arinze ukajyaho kibaraguzwa n'ibihumbi byanjye 35 wari wanyatsa gutya wari wanyambika ko muri Kongo ngwezo za M23 ngo FARDC FDL ibintu by'abantu gupfa kwica abantu rwose binzira karengane twese nta muntu udakeneye kuba kuri isi usiko nazongera kunywa ibiyogamwa uziko ni kubyibuha ndi kumva kurya igiti n'agafiriti ukarenzaho kafanta ari nkureye burya ariko sindi kubona urya zino salade kubera iki utari kurya salade. Aya ibi byatsi by'umbabarire rwose ngiye ntago nahirirwa ntago ndurukwavu cyangwa se uri n'umukecuru ufite n'abuzukuru ari ugasanga wakubisemo kakora utubuno waduhambiye uri umuntu w'umukecuru ufite abuzukuru utubuno waduhambiye. Ibi ni ibintu koko abakobwa b'iki gihe nabo apfa kubona ahantu yabonye akaburusheti nk'aka ndi kurya yabonye igiti nk'iki wagakoko amaguru arayamanika rwose ninjye umuntu wariye ku mafaranga yacuga mu yanjye. Amafaranga yacuga mu wayariye gute yaka jewe kongeye kwirirwaho abakunzi ba GJC Media TV. Reka tubanze dusuza abantu bose aho baherereye mbere yuko tuvugana n'uno mugabo dusanze ari ku meza. Yaka banze tubabarire kuba tugutunga iri ku meza. Ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye. Mutambuza kurya se. Ntago dufasha kano. Reka tubanze twisuhurize abantu bose badukurikirana. Gira abantu dusuriza ya Kamwana banze duherere muri Kongo. Okenda suhuza abanzi bose n'abatanzi abankunda bose. Yego. Aba followers banjye bose muri rusange. Abafanazi ba ya Kamwana. Natwe tukaba dusuje abakunzi ba GJC Media TV aho baherereye mu bihugu byose mu ndimi zose zitandukanye turabaramukije cyane. We love you so much. Reka twitangire ikiganiro gutya. Yakamwana. Yes. Turabona usa neza. Nambaye nk'ikiguru. Cameraman nabanza aze kwerekana Yakamwana ukuntu hasa. Nambaye nk'ikiguru. Arabereka akantu k'ukuntu Yakamwana asa n'ahantu tumusanze ukuntu hameze. Nambaye amadolari. Yaka ahantu tugusanze waje gukora iki? Waje kurya gusa? Naje kurya yanjye bro. Kurya yanjye mu mutuzo nuje nta umagaze hejuru. Waje kurya yawe kubera icyo watoranyije kujya kuza kurya ahantu ntube wicaye kuri botike cyangwa muri restaurant isanzwe. Ngamba nshaka kwigaragaza ku karubanda hariho n'ibyese ibyo mureka turya yacu tuba twayavunije. No kuvuga no urwego ugezeho n'ubwo kurira kuri hoteli gusa ntago wajya muri restaurant. Kuri hoteli muri zira restaurant zandagaswe. Uriya muri hoteli like superstar. Ubu ni waba ukirira muri restaurant. Yakamwana bari ndabona bari bakuzaniye na fanta rekanye kwakirire fanta yawe tukira aho tubwira impamvu tumijeho byeri kandi tubizi neza kunywa byeri. Hoteli urabona ko harimo n'abazungu nzenze uriya muzungu urabona inzara arimo yashonje. Cameraman uriya muzungu arashonje umuntu ari kugenda ari kureba n'inzara ubundi aya masaha ya saa sita buri muntu aba ari kureba nabi nta muntu uri guza doko. Yakamwana reka ko ibyo byita guharasinga. Ntabwo ari guharasinga ariko urabona inzara afite ari kureba n'agahinda. Ndabona wenyine naguciyeho ntabwo ari twe tubigizemo uruhare rwose. How are you brother? How are you?
inzara iramwisha ntarese azunguza umutwe tipe yashonje kabisa. Reka twitangirire ikiganiro uko tugusanze uri kurya abakunzi bacu ba GJC Media TV barabibona. Reka tubanze n'ikiganiro cyo kumeza bon appétit Yaka. Merci beaucoup. Yaka ntago nari nzi kurya ifiriti n'inyama. Nari nzi kurya winywera bya bintu by'ibiboyiro maze kwinywera akabyeri. Oya bura kaboyiro ni mu gitondo naraye hangufu. Nibwo mfata kaboyiro ko koroshya mu nda. Iyo ni isanza ari lunch yawe. Ni lunch. Agafiriti ibiti. Okay. Yaka ugira ibintu byo kuvuga ngo uyu munsi nimba ndi inyama ngo ejo nzarya kawunga n'ibishyimbo cyangwa upfa kwirira gusa. Ngewe biterwa n'igihari. Biterwa n'igihari. Akanyama byibuze gatatu mu cyumweru. Urya inyama gatatu mu cyumweru? Bani zo mu kabari. Sinumva uri muri umuna w'intare. Iwanjye guteka. Byibuze iwanjye tugomba kurya inyama gatatu mu cyumweru. Bari no kuguhamagara uri ku meza. Bwira umuntu abanza nashaka kunesha peti. Abanza birakuniga. Bwira umuntu abanza areke kuguhamagara ko nasiya ni mabuja. Mabuja umwitabe nta kibazo. Karame mabuja. Karame. Mabuja narinde hano Kicukiro nani gukora ka interview ariko ngiye guhitanza. Uti happy birthday. Mubwire se. Babimbwiye mabuja ngiye guhitanza rwose nago nabura muri anniversaire yawe. Wumva kada ahubwo ngiye gukora surprise mu kanya. Ngiye gutungura rwose. Nuguri ko Imana surprise ndi kuyitegura. Nuguri ko Imana. Yo bwitegu yakurira bwo ugomba kuranza urabona umwana wavutse ugomba kurira. Buraka bebe rwose ugomba kurira. Sawa ndaje mabuja. Mabuja ari kumumagara. Wakabari mabuja wawe reka tunamuhereho kwanza mu kiganiro. Mabuja wawe yagize isabukuru. Gira amagambo utubwira abakunzi ba GJC Media TV n'abafana ba Asia bose. Gira amagambo nkangaye nk'atatu uvuga kuri mabuja wawe. Asia ni muntu ki kuri wowe kuri no munsi w'isabukuru yiwe? Asia uburyo ubungubu ntago nkimubara nka boss wanjye. Ubungubu nsigaye mufite nka mushiki wanjye. Ubu ntago nkimubara nka boss kuko turabana. Nubwo nubundi ari boss wanjye kuko ndi umukinnyi wa filime yiwe. Aramemba ariko mu bundi buryo mufatu. Wasigaye nka mushiki wawe? Sigaye mufite nka mushiki wanjye iwabo meze nk'umwana mu rugo. Ndagenda nkamara iminsi 2-3 garukiwe. Ubu mbese uburyo mbanye nasi ni nka mushiki wanjye kabisa. None se nk'ubu ngubu tujya kwisabira ka service Yaka. None twebwe ntago turi kumwe na Asia cyangwa ntago tunaziranye cyane ku buryo twamuhamagara ngo yakakuzaniye ino surprise bari tubwire Yaka urajyanira iki Asia nka gift. Gift wateganyije kandi ntutubeshye. Mbona ukuvuga ngiye akantu ngiye gutungura mabuja. Yego. Bazabibona hana hose azakora interview wamutunguye. Ari akantu ndi bumugurire ngiye nkamujyanire. Yego. Yaba ari suti yaba ari kariso nziza. Ndubona afiro mu mbwa gakariso keza. Surprise. Cyangwa gasuti kabye kamuzuri. Murabukira gaki none uzi izakunda uzizakunda ya ntago nzi izakunda ariko nanjye ndabaza n'abandi bacuye muri ikariso kwiranye n'umukobwa mwiza umuntu akunda umeze gutya ushaka kumutungura surprise uteye arya ufite imyaka iniyi munyereke ikariso ishobora kumubera nawe ikariso ashobora gushima yabigura kenze yabigura 20000 abana zisigaye zihenda no isuzamoko ngaya amakariso Yaka zamoka ngaya uzazindi zingwe zo zaracitse ku buryo wajya kugurira umuntu bazivuye ku buryo wajya kugurira umuntu ikariso utugezweho n'udustring ndetse kuki ushaka ikariso Yaka waretse nkakugurira akantu uri mu mugurire kumva ni ariko wamugurira parfum wamugana
parufe keza gahumura bi. Ikibazo za parufe rero nk'izasiya zirahenda. Ushaka kugura nk'ibihumbi 50. Iya make byenda yaba ari nka 20. Ngo naguriya 20 ariko akabona yuko nanjye ari ka surprise mutunguye. None se asiya atangiye icyo afite ariko. Ariko ni nabyo wamugana. Utanga akantu ufite ariko guzi kariso rero byaba ari singiye simbishimye nkanjye. Simbishimye pe. Ikariso kuko numva itekerejeho cyane. Ikariso se si umwambaro wambarwa n'abakobwa. Okay, reka ibyo tubyiyore ubwiwe ni surprise yawe. Yakamwana uko duherukana watubwiye kugiye kujya USA. Kaduhira aho ngaho. Ibintu bya USA bigeze. Nabonye bagenzi bawe by the way benshi bari kugenda muri iyi minsi bari kugenda cyane n'ejo bundi baramumagaye iwacu mu nkambi. Yego. Hari umuvandimwe wanjye inshuti yanjye bita Kagorora ejo bundi yaruriye. So ubundi mwifurije ikirere cyiza. Niba ari kunkurikirana aya masaha ndabizi no muri United States barankurikirana umuvandimwe wanjye yuriye ejo bundi. Nawe yagiye Kansas? Oya, Texas. Texas kabisa. Montreal. None se yaka kuba usa neza gutya ninde uri kubikesha muri no minsi? Ibi ndabikesha yego GGC Media TV. Nibo banyambitse ukungu. Nibo bari mu ruhare rwo kukwandika. Nibo banyambitse ukungu kuri bose urabona banyakije. Agwa ari nka bya bindi byayago byo kwibaraguzwa. Yago uretse kwibaraguzwa wari wanyambika gutya. Wanyambika karavati n'umunsi n'umwe. Eko. Arinze ukajyaho kibaraguzwa n'ibihumbi byanjye 35 wari wanyatsa gutya. Wari wanyambika. Yago ko wihara iyi moto wari wanyambika. So nashimira by'umwihariko GGC Media TV bagize uruhare mu kunyambika gutya. Kwambika neza kabisa. Wambaye neza uranaberewe mani. Uzajya uhora wambaye gutya yaka. Kandi byashoboka. CCG Media TV rwose urabona ndabashimiye cyane. Iyi niyo channel rwose kuvurangira kuri channel zo mu Rwanda. Channel zose nanyuzeho. Iyi niyo channel rwose igerageje kunkorera umuti. Igerageje kuvuga ati reka abandi bose ni bya bitanukurirwa babunze uduhombe 10 baje kunkuramwe amagambo. Nagacupa gusa naje. Chano mwayibonye. Chano ni rwose. Ibyo urabikesha GJC Media TV. Yakamwana harya nimba nibuka neza uvuka gana. Mvuka zone Masisi no Rukivu. Zone Masisi. Harya Masisi siri muri Kongo? Ni Kongo Kinshasa. Aha. Reka nitushaka tubanze dusimbukira aho ngaho. Yaka. Ikintu nangiye kubaza. Okay, ntago nshaka kugushyira muri politike kuko ntago uri umupolitisiyo uri umu entertainer cyo ntago ari ibyacu bifite ba nyirabyo. Politike ifite ba nyirabyo ariko ntago ari ibyacu. Ariko ndakeka atari abapolitisiye cyangwa abapolisi cyangwa abasirikare gusa bafite imvururu hariya muri Kongo. Iyo ntago ari by'abapolitisiye gusa kuko twese tureba iyo ubona abantu bapfa abafamiliye abantu bicwa. Ubwo abatari umufamily kubona umuntu yicwa azira karengane twese nawe byashimisha. Ariko sona ibyo ntago twabyinjiramo cyane. Abashinzwe kubikurikirana barare ego nawe bitababaza kubona abantu bicwa bazira ubusa. Twese rega dukeneye kubaho kuri iyi si. N'izi ntambara za hato na hato ngo ba Putin ngo bande ngo muri Kongo ngo izo za M23 ngo FARDC FDL ibintu by'abantu gupfa kwica abantu rwose binzira karengane. Twese nta muntu udakeneye kuba kuri iyi si. Naba bategura intambara nabo ubwabo icyo bakeneye ni amahoro kuko nta muntu udakeneye amahoro. Nta muntu udakeneye kubaho nubwo babikora ariko nabo iyo bibabayeho nabo bagira ubwoba ko nta udakeneye kubaho. Ntawe udatinya urupfu. Ku bantu bategura intambara ariko ingaruka ziva mu ntambara ntawe zitageraho ari n'abazitegura nabo bazigiraho ingaruka. Nibyo kabisa. Noneho yakatwebwe nk'abantu basanzwe ibyo nta nubwo tujya tubigenjeramo cyane ahubwo ibintu tuba twibaza byenda kimwe muri byo ni ukuvuga ngo se ko mu Rwanda usura umukongomani urabizi n'abakongomani benshi baba hano mu Rwanda. Urabizi no kuntu baba babayeho neza nta mu mahoro babayeho nk'abanyarwanda basanzwe nta kibazo.
mu Rwanda rega kubera ko bageze muri Kongo noneho bo bashaka kubagirira nabi. ibyo ni nakubwiye njye ntabwo nabyinjiramo cyane ko umukongomani uri hano i Kigali abayeho nk'umunyarwanda. Yego. Merci. Ariko noneho muri Kongo cyo umunyarwanda agezeho rwose inshuro nyinshi ahahurira n'ibibazo. Inshuro nyinshi rwose usanga adafite uburenganzira nk'ubwo umukongomani uri inaha aba afite ahangaha. Impamvu rero ya myumvire mikeya y'abakongomani baracyari hasi mu myumvire mu mitekerereze. Icyo wabagira bese yewe abakongomani icyo nababigiraho inama bamenye gusa ko kuri iyi si Imana yarayiremye ngo tuyibeho twese. Yego. Iyo wumva rero ushaka kuba kuri iyi si wenyine iyi si ntabwo igira nyirayo. Iyi si Imana yayiremeye abantu bose. Niba rero bo bumva ko bashaka kuba kuri iyi si bonyine ntabwo bizashoboka. Icyo nzi cyo ntabwo byavamo. Ukuvuga bagiye bareka tubeho mu mahoro. Nta n'abapfira gushira nubwo wakwica abantu ntabwo wabarangiza kwiza. Abantu na bamwe barangira kuri ino si. Ntabwo byavamo. Icyo nabasaba gusa nibagerageze babane n'abandi nta kintu. Babane n'abandi amahoro. Kuko dukeneye amahoro, dukeneye kubaho. Yes. Icyo reka tukiveho cyo kuvuga ngo ibyo ntambara ziri kubera muri Kongo hagati ya Kongo n'u Rwanda ku mupaka. Reka tube tubyihoreye ariko tunabisengere. Ariko hano kuri Takira bagira igiti. Abasitari bagende bagira inama abantu benshi. Bagende banabipostinga bavuga ati wapi. Ni buri aba bafite audience nini cyane nkawe yaka. Muri Kongo abantu benshi barakumva. Rero nk'iyo nama ubutanze no kuvuga ngo bajye bareka babaneho n'abana amahoro igera kure kandi irafasha. Nawe udakeneye kubaho nabisobanuye. Yego kabisa. Ngo waruvuze ngo hano bagira igiti kiryoshye. Uzi ko utamara ibiti bitatu. Ese yakareka n'agafiriti. Kuri hano bahita Hotel Tech. Iherereye Kabeza. Niho badutiza umwanya wo gukoreramo ibiganiro byabo. Kubera icyo turya urya salade. Uzi ko nazongera kunywa ibiyogamwa. Uzi ko ni kubyibuha ndi kumva. Kurya igiti n'agafiriti ukarenzaho kafanta. Twakomeje kuganira ari nkureye burya ariko sindi kubona urya zino salade kubera icyo utari kurya salade. Oya ibi byatsi by'umbabarire rwose ngiye ntago nahirirwa ntago ndurukwavu. Ariko ibi byatsi bingi babyita ngo iki? Ibyo ni nk'amashu n'amababi y'amashu ya kizungu. Amababi y'amashu ya kizungu. Chou frère. Yakora kanuko ese si nkubeshye yaka. Akakundi kubona narya ariko bira byatsi rwose. Ntago ndurukwavu. Naziranyanya mbisi reka. Ukati inyanya mbisi n'ibyatsi ngiye. Nese utungu turi uratuzi. Ihene se naje kurisha. Utkugiye kurya tuzi yaka. Umenya ari karoti bakasakasuku. Izo zo azimenye kabisa. Naho utungu twizengurukije. Nibyo by'umweru harya ngo ni mayonnaise. Byo nabyo bintera isesemero rwose. Yaka mwana. Ayo mujyazi muranya gusura ruturutse muri Canada arabizana. Ngambwe ati ngo ni nige mayonnaise ngo ituma umuntu abyibuha. Undi hano reka. Muri hangana ibiganiro turagenda tubivanga kuko turi ku meza n'ubundi kiganiro twari twapanze ngo cyayaka tumusanze ku meza turavuga ngo reka twiganire. Yakora hotel ikintu mbashimiye cyambere shabagira igiti kabisa. Hotel Tech bagira. Umwana wa mbere mbonye igiti nyiki kabisa. Yego. Yoroshye. Ya bagira ibiryo byiza bajyana service yihuta. Yaka reka twikomereze n'ikiganiro cyacu. Nise yaka. Hari ibintu maze iminsi mbona muri cyaraje mu Rwanda sike mbona mu video abakobwa bakuru bambaye amakariso bakajyaho bakabyina ukabona nta kibazo rwose bifitiye kandi uwo muco mu Rwanda ntawo wahabaga. Ariga ukwisi igenda itera imbere ibintu bigenda bihinduka. Yakakusubije vuba nk'ubikunda nawe. Oya kankwibariza ikibazo kimwe. Uramutse uri nk'umwana ukabona mama wawe yambaye kariso imbere ya kamera muri video runaka wabyitwaramo gute? Icyo mwana mukuru z'ubwenge. Icyo kibazo cyo rwose ababyeyi b'iki gihe. Ababyeyi b'iki gihe rwose nabo ntago bihesha agaciro nta rugero rwiza batanga imbere y'urubyiruko. Yego.
kubona uri umuntu w'umumama ufite abana bakuru cyangwa se uri n'umukecuru ufite n'abuzukuru ariko ugasanga wakubisemo kakora utubuno waduhambiye uri umuntu w'umukecuru ufite abuzukuru. utubuno waduhambiye ibi ni ibintu koko cyangwa umuntu w'umukecuru w'imyaka 40 n'ingahe umuntu w'umumama 60 umukecuru yakubisemo kakora none se nk'uwo mwana w'imyaka 12 umwana w'umukobwa w'imyaka 10-11 ubwo urabivuga ngo uwo mwana uzaba uri kumuruhe rugero n'uruhe rugero niriye kwambara ubusa imbere y'umwana imbere y'umwuzukuru wawe ubwo si uwo mwana uri kumuruhe rugero uri kumububurira no kuvuga nabona nyina ayambaye nabazaya kuyambara none umva yajya no mu isoko ayambaye no mu isoko rwose abonye nyina yambaye ababyeyi rwose ngiye barambabaza umuntu uri umubyeyi urabizi ufite abana bakuru warangiza rwose ukambara ibintu bitaguhesheje agaciro imbere y'umwana wawe ese nubuye burere uri guhomwa urabagiriye nama rero bene aba bagore oya abamama rwose mugerageze namwe abakobwa rwose mutubare mugerageze usanga umuntu w'umumama none ankoro ni n'umuyobozi ni umumama cyangwa se ni umukobwa ni umuyobozi ari ugasanga yambaye akantu kagezanga yakurira imodoka anda w'ikariso y'imbere gahita igaragara ariko kuri imodoka kizamura akaguru yakwicara ikariso y'imbere kabiragaragaye kandi ari umuntu wiyubashye w'umuyobozi skill discipline turabagaye kabisa ndashaka noneho ugire n'icyo uvuga ko papa bari gutereta aba papa nabo rwose mugabanye uburayi mwabagabo mwe nk'umuntu papa ufite urugo ufite umugore mwiza ufite abuzukuru ari ugasanga uri gutereta umwana ubyaye abakobwa b'iki gihe nabo apfa kubona ahantu yabonye akaburushete nk'aka ndi kurya yabonye igiti nk'iki amaguru arayamanika rwose aho inkoko ntibagitinya abasaza usanga abasaza b'iki gihe rwose nibo bari kuturongorana inkumi usanga inkumi tungana nazo ntiyakwiteza bitewe n'iki bitewe n'agafaranga mpamvu abantu babuze abagore uzajye no mu muhanda urebe imodoka nziza z'iki gihe ziri gutwarwa n'abagore n'abakobwa abakobwa nibo bafite amafaranga abagore nibo bafite amafaranga bitewe n'iki n'aba basaza kubona none umusaza usazanye n'umugore w'iki gihe umwe kwijana abandi nta amadivorce kandi bakundi baguha pressure ngo washaka ngo dore urakuze ngo ushaka umugore bari kugushyiraho pressure mu rugo ngo ushaka umugore ngo ugasanga muri uwo mwaka bari kukubwira ngo ushakemo ariwo mabayemo divorce nyinshi divorce z'iki gihe ziri guterwa n'iki ufite sheri ejo bundi muri gupanga ubukwe umufatanye n'igisaza so umuntu urumva wamushakaho urumva wamushaka uwo muntu ese wamugane ni kubera iki abasore muri iki gihe batari gukundana bari kuza nyine bakirira amasho bigahita birangira gute ibintu by'inkundo turi kubona muri ino minsi uri kubona biterwa n'ikiyaga nabo basaza abasaza n'utuzi twabuze umusaza ari kuba afite urugo akaguru waba uri umukobwa akagufatira gitahana hazajya gusanga avuye iwe adesa nziza rwose desa nziza akajya gusanga aho ngaho kandi ubwo afite urugo n'abana n'umukecuru wiwe akareba igikobwa cyiza akagifatira kiri gipare gito imodoka kayigu fati nzagwima yaba abakobwa ntiwanabareba ibyo bintu birahari rega birahari bireze njye hari abonzi rwose ibisaza byagiye bifatira amageto rwose barahari hano za Kicukiro n'ahandi hose ibyo bintu kubica urumva twahakorwa nk'iki kubica rero bisaba iperereza bya danje ntiwagira inama umusaza si umuntu ukubyara wajya kumugira inama ngo reka abana wamugira inama gute si umusaza kurusha n'ubwenge kurusha n'ubushobozi kibi ni ugufata ndayiti no si uwo mukobwa niba yujuje imyaka akamufatira gitanu babyumvikaniyeho babyemeranyijeho nawe afashe undi ku ngufu si umusaza wamugira ute uravuze ngo bikomeze gutyo nta ribi uravuze ngo bikomeze gutyo nta ribi none se wahindura iki nta kindi wahinduraho twebwe ahubwo ngewe abasore b'iki gihe sigaye mbona n'abagore tuzabona
tuzabakura ese ntago abasaza bari kudukuba bari umugore gute umusaza ari gufata umugore wiwe abyaye gatatu akajya no kureba musheri wawe urumva umugore wamubona gute yakamuhana ejo bundi mu minsi ishize haretse kuba inama ya Cogamo Cogamo yagusigiye ishyaka ninjye umuntu wariye ku mafaranga ya Cogamo amafaranga ya Cogamo wayariye gute yaka njyewe hano Kicukiro yego nakubitanye n'umutipe w'iwacu yagiye muri Amerika yari kumwe n'umuzungu uwo muzungu yaraje muri Cogamo ariko uwo mutipe ari interpreta we yaje kumusobanurira bazanye akimona ngo yaka mwana umuzungu twamukuriye ibikapu mu modoka tugiye kumwereka gito hano munsi ya Sport TV partema yiwe yego tumaze gushyiramo ibikapu modoka ibiragiye bari bakodesheje tubadufusha amamoto yego aratubwira ati muze tujye kurya amasaha yo kurya yageze kujya niba ari muri cike mu mujyi muri shike nawe muri cike twageze bazana bya bipapuro usoma uko ibyo uri burye ifi iki jye bakimana ndavuga rero njye ntago ndi burye ndi busome babarire munyera agacupa yewe ndasanga mumaze kurya dukomeze umuzungu abwiye umutipa baramusobanuriye umuzungu amubwira ko nyine ikundira agacupa ibintu byo kurya ntajya mbasha abankubise 15,000 ninjye wariye ku mafaranga ya mbere ya Cogamo bakize inama itaratangira 15,000 rwose nahise negiye yihuse nongeye no kugaruka mu maso yabo se ese wamungani ko bana utari kunywa agacupa byagenze bite urabicera ufite kandi wambaye gutyo man uri kunywa fanta ko kiri kuri munsi wanyweye fanta yaka ndanywa nimugoroba sinabwo se ku munsi mabuje afite anniversaire ndanywa nimugoroba byo guhindagurika ngo wavuye ku nzoga ngo wazisubiyeho hazazigumiyeho rimwe na none bikagira inzira oya icupa ryo kuvuga ngo narivaho rwose sijye ubona kunywa inzoga atari icyaha we mu myumvire yawe kunywa inzoga ntabwo ari icyaha ahubwo icyaha nicyo zigukoresha icyaha n'ikikuvamo ntabwo ari inzoga inzoga ntabwo ari icyaha ahubwo icyaha ni ikikuvamo wowe wazinyweye ari umuntu uranywa inzoga ntizigire icyo zimukoresha ntagire ibindi bitekerezo akahita ajya kuryama ushobora kunywa inzoga ugataha amahoro ukajya kwiryamira nta muntu wanduranyije nawe nta muntu usubanyije nawe sibyo tureke kubeshyanya ibyo bintu ntabwo wabikora rimwe kabiri gatatu kane gatanu ngo unyweye inzoga ngo nta bindi bitekerezo ugize ngo uhise ujya kuryama yego hari ababikora rimwe kabiri ngiye cyakora inzoga samutaye muzinkoresha amabara ushobora kurara hanze kandi ntabuze aho ndara nzo jya nazinyweye nibwo ntekereza kujya mu ndaya nibwo ntekereza kujya guhiga indaya kandi uri muzima ntabyo utekereza kareka si urumva inzoga atari umukobanyi abura n'umukobanyi abenshi zibakoresha amakosa pe abenshi cyane kabisa 99% umuntu umwe byenda ku ijana niwe nkuko nkwereye mu rugo iwawe ukanywa agacupa kamwe ukiryamira kubw'inda yawe yakunaniye sava uvuga ngo kubw'inda zacu zatunaniye kuko nawe urimo ese mu myumvire yawe wowe nk'umuntu ufate logique yawe udusobanurire wemera ko ijuru ribaho ijuru nemera ko ribaho none se naye nkubaza yego Satani na Yesu Kristo ninde mukuru gute mu myaka se cyangwa mu myaka no kuvuga ngo Yesu Kristo harya niwe Mana oya umwana w'Imana Yesu Kristo n'umwana w'Imana ariko bavuga ko ari ijambo yahozeho azanahoraho iteka ryose ko se umuntu wamenya afite imyaka ingana Satani niwe mukuru Yesu ntiyavutse ejo bundi hano yavukiye hano se muri maternité ntiyavukiye hano yavukiye se Satani we ntabwo yigeze avuka se
Satani we n'Imana barahuranye bose bari bakibamba. Nivuga ngo Satani nawe yahoze wazanahoraho. Kandi Satani yari intungane mu ijuru. Yari umuririmbyi. Yari umuririmbyi mukuru w'Imana, mbese ni yari intungane. Ikintu bapfuye agasuzuguro. Ninde wasuzuguye undi? Satani yasuzuguye Imana, yashatse kwigereranya n'Imana. Yego. Imana ihitemo manura hasi. Amwate shuka chini. Genda ujye kuhigira abayoboke bawe. Kandi abafite nese wibaza kuri mu baye bayoboke wowe. Nde mube Imana da. Yaka kibyaha byose Imana ibuza ubikora ushingiye ku cyuvuga ngo umuyoboke w'Imana. Ndabikora uko nabandi babikora. Cyangwa ntiwemera bibi. Mwa muntu udakora ibyaha. Muri biraranditse ngo ni ntungane. Bwira 17. Kuzi Bibiliya mwana. Ni ntungane babantu ubona basenga bigira ngo bwira 17. Usengera muri edini yaka. Ndi umukatolike. Umukatolike. Katolike Bibiliya yabayita gute? Bibiliya ntagatifu. Bose si. Bibiliya ntagatifu. Abakozi ba JJC Media TV murakomeza mutwihanganire kubera urusaku twasanze ahantu yakari hazenze ibintu biri kuhabera. Barakomeza twihanganira batumva neza. Yaka urambwe ngo Bibiliya y'abakatolike bayita ngo Bibiliya ntagatifu. Ese none se Bibiliya ntagatifu. Ntago mbyemeye pe. Nene si shapure. Shapure. Uzi kwisoma shapure ze? Ntiwahejwe. Ndakuramutsa Mariya nuko nazibagiwe. Ndakuramutsa Mariya uzine murana n'Imana bije abagore busungisha Mariya mutagatifu mbye Imana uragitubara twabanyabyaha kuri n'igihe tuzapfira. Amen. Shapure nari nyizi ngiye. Shapure nari nyizi ahubwo kwa kumara igihe nyine ntasubira mu rusengero. Neze warabatijwe? Narabatijwe. Muri edini? Muri Eglise Catholique. Eglise Catholique. Nabatijwe ku Nyundo nge hari Gisenyi ku Nyundo. Ese nawe ugira imyumvire ko waba padiri? Oya ntago naba padiri kuko nkunda abagore. Ariko abapadiri nabo nubwo babeshya ngo nta mupadiri ngo babeshya ngo nta mupadiri wemerewe gutunga umugore. Kuki basambana ku ruhande abapadiri? Ahubwo Papa Paulo w'Iroma naca inkoni zamba areka abapadiri barongore bakora umurimo w'Imana bafite n'abagore. Naho kubeshya abantu ngo nta bagore bazashaka barangiza bakajya gusambana ku ruhande. Babeshya abantu ngo nta mupadiri wemerewe gutunga umugore yarenza ajya gusambana ku ruhande. Niba bareke barongore bakora umurimo w'Imana bafite abagore. Icyo bitwaye nibyo kabisa. Nanjye ibi bintu yakavuze ndabishyigikiye. None ko abapasiteri baba bafite abagore n'abana. Abapasiteri bo ni indaya rubere baba bakuje. Ariko neza ari umupasiteri w'indaya uzi? Ngwiki wo mwese babiri ku gisimenti niba ariho bahinduye urusengero. Yaka wisebye abana b'Imana kandi ku gisimenti pasiteri w'indaya ubaho pe. Gisimenti ngo barabahenesha. Akobwa ngo barabahenesha. Neze wabatubwiye nimba harabuze. Hari umupasiteri wari wabonana umukobwa yaka? Ku gisimenti tubwira umupasiteri mwabonanye umukobwa. Yaje umupasiteri twifatiye ariko urangora umugore w'abandi. Witwa mu kabari. Witwa nde? Ntago namuvuga. Oya yaka namuvuga. Yaka wibeshyira abapasiteri nanjye nabihagararaho none nubwo ntari umupasiteri akaba pasiteri bavuga ubutumwa bwiza kandi bwubaka. Ku gisimenti ntago urababona bagiye kuryoshya. Okay yazaje kubwiriza. Ibyo birashoboka. Kwari umupasiteri wagiye kubwiriza. Mu cyumweru gishize hari umupasiteri twasangiye ku gisimenti. Umupasiteri arambwira ati yaka umbabarire ntihagire umuntu mbona. Ntihagire umukristo mbona rwose. Yari yakubisemo rinete agapfukamunwa yakazamuye yajya ajya gusoma akamanura kongera agasubiza. Yakunywa byeri se? Byeri. Ugiye ngo abapasiteri ntabwo banywa inzoga. Oya nta bapasiteri banywa inzoga agenda. Baba we.
abasinzi bakuru n'abana b'Imana, abantu bakora umurimo, bakora ivugabutumwa byiza byubaka. Uravuze ngo abapasiteri banywa oya agenda nabo, oya barahari abapasiteri nabo babyisubiriza abyivugira. Abo rero ntago bari abapasiteri burya, ntago bari abapasiteri, abapasiteri ahubwo kwitwa pasiteri ntabwo bivuze ko ibyo twigisha wowe ubikurikiza. izina pasiteri riraremereye rero. Ahubwo pasiteri ntugakurikize ibyo akora, uzakurikiza ibyo akubwiye, naho ukurikije ibyo akora wasanga abapasiteri rwose ari bo banyabyaha kurushana. Ntukagicira abantu urubanza. Ntabwo nciriye urubanza ariko nabo barabizi, ariko yabigira barabizi ko bakora ibyaha. Reka twigire mu tuntu n'utundi dusoza ikiganiro cyacu. Wadufashije kabisa ko waduhaye ikiganiro tunagutunguye uri ku meza, wadufashije cyane. Katujye mu tuntu n'utundi. Yaka, Minisiteri ishinzwe uburezi mu Rwanda bahita gute? Minisiteri ishinzwe uburezi mu Rwanda. Mbese ibi by'amashuri kandi urayizi. Bayita kandi iri gutekereza niyo nuko watinye ishinzwe uburezi mu Rwanda. Minister of Education. Minister of Education. Seniora napfuye kugereranya ariko ntabyo. Mu magambo ahinnye bayita ngo iki? Magambo ahinnye hari ukuntu bavuga Minisiteri y'uburezi. Oya, hari ukuntu bavuga minijiste, minedike, minafete, bene ibyo ngibyo. Mu magambo ahinnye wowe urumva bayita ngo iki? Shakarana ni akwa. Neze nta kamwe wagerageza, byibura wagerageza twumva. Minisiteri ishinzwe uburezi. Minadike. Ndakeka ari byo. Ako niko nkeka nanjye sindi sure. Abantu baraza kutwandikira munsi batubwira. None se Yaka, kuri umukongomani, Perezida wa Congo Brazzaville yitwa ngo iki? Congo Brazzaville. Mbega umukongomani ura Sassou Nguesso. Yakazi ibintu nyamara. Yakazi ibintu we. Niwe. Yakazi ibintu rwose. Ya niwe mani, niwe kabisa wabishoboye. Yakareka rata tukisezerere, uzi ubwenge turabona gukunda cyane kuri televiziyo by the way. Ariko cameraman. Uze kubwira abantu kubu nambaye. Araza kubereka ka video ukuntu wambaye. Nambaye ibihumbi 500 rwose. Yakadusezerere abamubonye inyanja y'amahoro. So ndashimira by'umwihariko GJC Media TV banyambitse nk'ikigori, bya bindi byabayago birirwa bajya kwipresenta akanjyana mu soko wagaragaze ko yanguriye. Dore abandi bana banyambitse, wigeze ubona bajya gushutingira mu soko ngo bari kungurira. Ugereka kwigira mwiza rero, n'ibihumbi byanjye 30 wariye, ubu se nambaye angahe? Yago ni wowe mbwira, umutima mubi wawe no kwinangira kwawe, uwo mutima w'ubwo muzawuhorana. Murakoze. Yeka muziyunge na Yago nukuri. Oya njyewe Yago ibihumbi 35 ntago yabiguze, ariko kubera umutima w'ubugome yarayanyinye narayamurekeye. Mwese nambaye angahe? Mva nkubaze Yaka, Yago we ntukundi ibiganiro akora byo gufasha abantu? Ibiganiro akora byo gufasha abantu ntago mbyanze. None se 35k yanjye ko yanyimye ubarabona nambaye neza se. Narone utabayeho. GJC Media TV, so murakoze cyane. Thank you very much. Thank you very much Yakamwana.